ifumbire ngomba kujyana mu murima wanjye imyaka maze ni miremire ngomba gushaka uburyo nakwihaza mu biribwa kubera ko byanga byakunda ibijumba bizera neza bizera pe bizera kandi tuzabireka kuko n'abajura naho barabisonze bose babimaranye n'ubundi bwo cyangwa bibona tu cyangwa bibona cyangwa byakunda abibona ibijumba nzabibona cyangwa byakunda najya gufumbira ibijumba kugira ngo uko bizagenda kose umva ngomba kwihaza mu biribwa kubera ko ibiribwa birakenewe komenza ndarabishobora kubyikorera ariko ndabyikorera tu ziko ndabyikorera mbikubite ku mutwe kandi nzi neza ko biragerayo uvuga ngo rero ubuzima burakaze kandi ku masaha yacu twiyemeje gukora igihugu cyacu kikadushyigikira kafite ubumuga twarakoze niyo mpamvu rero nanjye ifumbire ngomba kuyigezayo byanga byakunda ngomba kuyigezaho byanga byemera kano fumbire ni nziza ifumbire iraryoshye ifumbire kuyimena ku mugozi w'ikijumba iyo ni nziza cyane sezerano y'Imana ndahera iwe masezerano y'Imana ndahera murakora murakora yewe aho nari guherukiye si kuna ndi ko rukura ibintu by'ibyo wabijyana he yamaye uzisi bino ibingibi by'urukubona yewe data we ariko ubundi wabuze agaciro k'ibi bintu ndabizi ndi kubibona ko ari ifumbire ariko si none wewe bura iri warijyana ko nzi neza ko nta n'imirima ugira warubizi buriya rero ya misi yose wambonaga yego njyewe narakubwiye ko abantu bafite ubumuga twihaza tugomba kwihaza mu biryo ariko ibyo biryo ndo tuzabijye twavuye gusaba gusa oya nibo tugomba gukora bino rero by'urukubona ibi ni ifumbire ndi kuribona iyi ni ifumbire y'imborera ya yindi ujyana mu bijumba bikera neza nanjye rero umuntu wambaye ahantu hurubuye ndahahinga n'ipiki abari bashobora narahinze da urabivuga urabizi ndahahinga ndangije kwahinga rero ifumbire nayo mbura na koperative ifite rino fumbire irambwira ati rero uzagenda uyore aho uzananirirwa rwose nabo bashaka afite ubumuga twihaza mu biryo urumva bino rongeye gufumbira umurimo wanjye w'ibijumba wo mfite none rwose pe yemwe ndemeye yego babonye ni sambu nabonye umugira neza arambwira tumva rero kuko abafite ubumuga buri kugaragaza ubushake bwo gukora ntabwo no gutererana yirasambu iri hirya mu nje z'akanyamateme ngenda ujya kuyihinga navatiye ubwo rero ngiye kuyitambagira koko mu ndangiro n'ahandi heza ariko mu nyisirizo n'urubuye niyo mpamvu uko nandi koperative nayongeyeho umugisha gusa ni koperative yakugwanyeho pe yarwanyeho yarakoze rwose urumva ubwo rero bino ngiye kubiyambira ndebe nimba ndabigeza yari ndabishobora yemwe ndabishobora Azuba nagufasha guhambira ndagufasha no kwikorera ushatse wereka ngahambira habwo nawe ukaza kungorera ngahe ndahambira tana mbambire ubwo nawe ariko urabizi Gaburiya wa muhungu we ibi ngibi by'urukubona ibi ariko nawe wewe bintu urabizi inzara ituma ukora ibintu byose imyaka namaze inzara iri kundi ndashaka kwihaza mu biribwa noneho ubundi ubuzima bwanjye ngazabugenzura neza kandi mu gihe gikwiriye ibi koko ururu uzarura ndabigezayo abacaca namwe mwaragonga mukomere urabemuze ari wewe namahoro ako namwe murahazaga vuga busangiza none ibintu ndabyikorera binasura bizi
bino urabizi kari ifumbire aha bikora iki ngore umuntu waje kwikoragura ifumbire oya dore nanjye ndaguha amaboko gukorera nyine umva banza unyumve ku birenge by'Imana njye niho natabari kugira ngo byemere ubu si wari uzi ko nanjye nogira isambu yo kujya gufumbira none kweri kuvuga ngo turi mvuga busa ngo nindizanyo njye barahandije ndabyemera yego njye barahandije leta y'u Rwanda umva ikivuga leta y'u Rwanda iravuga ngo twe dufite ubumuga tugaragaza icyo dushoboye gukora nitumara kugaragaza icyo dushoboye gukora wabyumvishe hahita hakorwa iki ayiko noneho ndahoraga njyewe reka mubwire njyewe urambye n'ibimana narandabaye bakandiza iyo sambu wari uzi ko nuko nogigira kuvuga menshi siko kuyamara katugukorere haguruka tugukorere murakora mujye murabanga genda koraga mwana ntabwo wagira kuba zakayo uramubona ndabijyana kuge kungwa ndeberera uyu ngo niwe waje gufumbira bajya mujya ibigabuye uyu ngo niwe waje gufumbira urabigezayo ndabigezayo uyu ngo niwe mwongera mungore ugiye tega imbanga mwongera mungore cyakubite mimi mwongera mungore ndabigezayo mwongera mungore amaboko yose yafite ngabo nuwahera we yabiheka none wabiheka atukwa n'ubishyize mu mugongo noneho oya noneho bihindutse umwana hano birimo neza noneho bihindutse umwana ngo nzabigezayo urugendo rwiza yewe koko urugendo ni rurerure ndabigezayo bapfuye bagize disi ndabigezayo komera ariko narakubwiye ujye uragira ibigabuye bo umva kubwira reka ngiye kuguheka mu mugongo nabyo mbyikorera none se urikorera umuzigo gungana gutya ugeze mu murima oya manzi unyumve urikorera umuzigo gungana gutya ugeze mu murima nanjye ugenda umbetse ungeze mu murima ibyo bindi urabishobora ntinduha urava aho ugende n'amaguru aha bo none si wa mugabo twagendanaga wonde kunda kugera nsangano ndi gukorera cyane ndawe ugeze ubona kuva mu gitondo ndawe na mugabo mana yanjye wa mugabo we iyi ndyo yawe irakomeye njye nubwo biri kumeneka rero na bino bikiremo n'ibi bikiremo n'ibi bikiremo kubera ko njyewe nayoye ibyo ndashobora kwikorera n'ibi bikiremo na bino bikiremo nsanze wabishoboye none nibyo bikiremo reba iyo mvuye reba niyo ngeze n'ibi bikiremo ngenda kugira mu murima njye wose urugendo rutoya byambire neza uru rugendo rurakomeye si uko ngaruka ngorera ngigende cara mu mugongo aya mugongo ajya jya mu mugongo ayigama mfite ibiro ayiwe jya mugongo mfite ibiro Guko mubibona iyi ni video ya 13 turiho uyu munsi wa none kandi urugendo rurakomeje kuri Zakayo TV. Murabona ko ndi mu nzira njya gufumbira umurimo w'ibijumba kugira ngo mbashe kwitezaho mu mirire no mu kugira ubuzima bwiza bushoboka. Uko mubibona rero ni gutya muzabisanga, turabinginze kugira ngo mukomeze kudukorera subscribe, share, comment, like kuri Zakayo TV, mukomeza kudushyigikira kugira ngo tubashe kugera aho tuzamuka naho twagera. Bo nakunze kubivuga cyane kugira ngo ubuzima bwanyu bukomeze nuko mwabigize mu ruhari. Nanjye ndabasabye kwibiganiro tubahereza kugira ngo mubashe kugeraho mutugeza, kandi abazadukurikirana tubifurije guhaha kuronga mu mwaka 2024 mubona ikazabarinda uburwayi kandi ubuzima bwanyu bukazakomeza mu bucuruzi. Abo ngabo bose afite n'akazi kasanzwe muri leta hirya no hino, Imana ikazabaha umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze.